nagenda amasaha amenya n'icumi. Basobanura impamvu hari abahita muri dawe uri mu ijuru. Bahise muri dawe uri mu ijuru kubera ko umuntu tujanga ngira byabisiramu sinakobye byabisiramu rwose sino mu Islam. Simbizi neza ariko naye navuga ibyo numva. Nitwirafasha Eric niko banyitwa nkaba mvuka mu murenge ya Gishyita mu karere ka Karongi ariko nkaba nkorera mu karere ka Nyamasheke. Kuri uyu muhanda ndacyari muto ariko nabyirutse nzi uburyo bahise abakuru uburyo bahise muri dawe uri mu ijuru. Imodoka zarahageraga abari bari mu modoka bagasenga ati dawe uri mu ijuru dufashe twatambuka amahoro. Ubwo rero niyo mpamvu hari ikorosi ribi cyane rigwamo n'imodoka abantu bahagera nyine bagatabaza Imana bagasenga bakipfuka mu maso ariko umuhanda warahageze haba heza rwose haba heza. Ubu ngubu umuntu arahagera ahubwo habaye heza cyane umuntu aratambuka nta kibazo. Haguye imodoka kabiri kubera ibikuku byari byahahurutuye. Uri kubona ko n'ubundi ibikuku byaramanutse ariko barahakoze abashinwa baje barahakora neza bashyira na gabiyo. Hari umuhanda hari mu ikorosi ribi cyane rikata cyane rikongera rikagarukiramo ku buryo munsi y'umuhanda nta muntu wahageraga nyine umushoferi wahageraga yarahageraga ubundi akatabaza Imana akavuga ati Imana uhanambutse neza ntambuka amahoro. Hari hateye ubwoba cyane. Ubundi kubwena irafasha Eric niwe umpaye amakuru ya hano hantu nkuko muhabona ni ahantu heza. Irafasha Eric wadusobanurira impamvu buno bwato buri hano. Ubwato ni byombo dushyiramo umucanga bikajya muri Kongo. No ubungu muri Kongo birafunze ariko bigiye kujya ku gaciro hariya mu Bugarama. Ubu tujuje iki ngiki nicyo tugiye kuzuza bikajya ubungu bizajya ku gaciro aho bita ku gaciro. Iki ni ikivu kigera hano? Ni ikivu. Iki ni ikivu kigera hano? Nuko gikatiramo hariya muri ya cross. Gikatirari aho bita ku Rwanwa bikikaza hano ku Mugonero. Nta kibazo. Buriya bwato ni icyombo cyarohamye twapakiraga umucanga kirarohama. Kubona hano abashinwa barahaciye bagiye kugikuramo birabananira. Urakoze cyane. Yitwa Butera Jean Bosco. Aha ngaha ni Nyamasheke ariko muri Karongi mo hariya muri Karongi twebwe duteye muri Nyamasheke ariko muri Karongi ariko hariya ni sako tubibona. Cyane maze umuhanda utarahagera hahageraga nyine bahitaga muri dawe mwije imodoka hagara amasengesho bakaba menshi kubera ikorosi ribigere rihari. Kubanza batanga amashengesho bagasengera nyine kugira ngo imodoka itahora n'impanuka mahariye. None se abasilamu bavuga iki? Abisilamu sinako. Iby'abisilamu sinakobye iby'abisilamu rwose sino mu Islam. Nhangaha mabani su umucanga bikabe ntunze nta kibazo. Uko umuntu tujanga nkakira mu rugo hano n'akazi. Uzi no kuroba? Ubushaka kujya mu karoba haba n'abafite. Harimo injanga byose. Uyu mucanga ujya heza? Kamembe. Maze kubona amakuru yo ku kiraro, then I'm going to take picture and the video. You see after me there is something there and I'm going back. Urimo se? Oya. Nsi ubundi urimo cyane njye urimo. Reba aho kamera iri kureba. Simbizi neza ariko naye navuga ibyo numva. Gusa bwo ikiriho nuko kugira ngo bajye kwita muri dawe mu ijuru namwe numva ko hariya hakunda kuba impanuka zakunda guhitana abantu. Hariya umuhanda nubwo bawaguye imodoka zimwe na zimwe zajyaga zihirima zikagwa munsi y'umuhanda. Ubwo nyine bigeraho bahita gutya iti ngewe se najya kuvugira undi nge navuga ku byanjye ku giti cyanjye kuko buri wese aba afite intumbero ye. Ngewe ikiba kimbesheje ahangaha ubu ngubu ndi umugabo mfite umugore n'umwana umwe
ahangaha kuba ndi hano ntakoze utuntu dutandukanye, ntakoze ubucuruzi, nza mu mucanga, ubu ngubu ngeze n'aho ngubu nyine byamfashije, narubatse, hari n'ibindi bintu nshaka kugeraho bitandukanye nubwo nahita mbivuga ariko birahari. Nyine irindazi bagita nzaba nubaka, ariko nyine nanone aka kazi dukora bisaba ngo unakaryeho ukaba ari ngombwa kugira ngo tunashaka imbaraga. Tubwire muri make umuntu utazi hano kuri dawe uri mu ijuru ni iki kidasanzwe yahasura? Muri iyi dawe iri mu ijuru yacu rero, uretse ko rosi riri mu misozi kandi rikaba riri no ku mazi nko ku Kivu nyine, akaba ari n'ibyombo nyaburanga baza no gusura urebye muri make, ariko hari byinshi mbona byiza byaho byatuma baza kuhareba. Ariko dawe iri mu ijuru nyine harimo ikorosi ritandukanye n'andi makorosi yose, kandi rikaba riri no mu misozi. Ibyo kurya birahari n'amafaranga, nubwo bwose atari cyane ariko n'amafaranga arahari, cyane cyane ibyo kurya. Nk'umuntu rero uri i Kigali, icyo namushishikariza ni ukuza akaba yareba muri iyi Nyamasheke yacu, wabona hari ikintu gihari gisabwa ni imbaraga zo gukora gusa. Ariko kwiga imyuga birahari yego, ariko leta nabwo twayisaba ko yuko nyine yagishishikariza nkatwe urubyiruko. Hari ibyo tutiyumvishamo neza, hari nk'ibyo batuzanira nko kudoda bitari ngombwa, bitari mu basore, bakazana wenda na mekanike tukaba twayibona, abantu bayibona ni bakeya. No gukora ubwato ariyo mekanike, gusudira ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo tubona ibintu byo kudoda gusa, kandi ibyo ni mbona akenshi ari abagore babikora. Wazijyana no muri na Uganda zizagerayo. That's nice. Ziba ziryoshye. Izi ngizi ziba ziryoshye byataye. Ni inzungu ariko. Izi ngizi ziba ari inzungu zifite umuraga wazo. Zitwa gute? Ziba zita imbobo. Ubu ziba zirobye kuva ryari ukageza ryari? Yasi ari umurago zifata zino. Umurago zifata ziraro uzirobanura. Nabona ko ari urugero rumwe. Arizo uciye ko zifite ziri mu bwana bwinshi. Ubwizo irazireka kugira zikure. Ariko uwo urirobanurira nk'umushyizemo. Urutoya rurahita urungana n'iyo nomero rugasigaramo.